Ale Mukuru Arinda rero ni inkwakuzi, navuga ko ari umuntu wabaye intangarugero mu bikorwa by'aba jeune, akaba ari bo urubyiruko no mu basaza no mu bakuze bose. Mukomere rero abari kudukurikirana kuri Kanyombya Empire, ngira ngo ubusanzwe ni mwebwe duha amakuru, tukagerageza kuganira namwe, tugakora comedy, tugakora amafilme. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe tuzajya tubagezaho ibyiza. Ariko none rero tumaze kuva muri piscine, twagiye koga, turi mu byishimo, none inkuru mbi iduciye mu igikuba kivuga ko mugenzi wacu yitabye Imana ku munsi wa none ku itariki enye. Biragaragara ko rero mugenzi wacu Ale Mukuru Arinda ari umuntu wari artiste, yari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, koko mu byo yakoraga akora akazi keza kandi agakora neza, kandi akaba yakundaga igihugu. Ibyo byose Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi twizere ko abantu benshi bashobora kumusabira imbere ya Nyagasani kugira ngo Imana imwakire. Ibintu rero ngira ngo niba ari igikuba ni inzira ya twese, kandi ntabwo ari bwo bwa mbere abantu bapfa ngo bapfuye none nangwe ejo. Ni bisanzwe, Imana yaremye urupfu. Tugomba rero kumenya tugomba kwihanganira urupfu, tukavuga turumenyere, usibye ko rwo gatsindwa rutamenyerwa. Tukihanganisha umuryango wa Ale Mukuru Arinda. Nkuko rero abanyamakuru babivuze, burya bajijinganyaga, ariko byaje kugera igihe tumenya neza ko guverinoma y'u Rwanda yatanze itangazo yerekana neza ko Ale Mukuru Arinda yavuyemo umwuka. Birababaje twese niyo tugana, ariko abasigaye muzajye mushobora kumwibuka, tushyireho akantu ko kumwibuka, kuko uko yakoreye igihugu yagikoreye neza. Buriya igikora gicitse gishimishije bamwe hirya no hino, ariko u Rwanda ruri mu marira akomeye. Tuvuga ngo rero twese uko tungana tugomba kureba umuryango we, tukawitaho, tukabafata mu mbavu, tugashobora kubihanganisha kugira ngo batababara. Ariko ko ari ibya buri muntu wese, ni ibisanzwe, bagomba kubabara, nta utababara, nta utagira amarira. Nubwo bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, burya rero hari abayagaragaza. Ariko kuvuga ngo nubwo twihangana, tukareba neza iyo tugana n'ibyo dukora, cyane tubikora hano ku isi, ko tugomba kwishinganisha Imana, tugasenga, tugashyiraho amasengesho kugira ngo Imana izashobore kutwakira. Ale Mukuru Arinda yari umu artiste mwiza cyane, ngira ngo muzi ko yari afite n'ibintu yakoze byinshi cyane, akora mu rubyiruko, akateza urubyiruko imbere mu ndirimbo, mu bihangano bitandukanye. Ngira ngo ku bwa nyuma ajya kuba umuvugizi w'igihugu, yabanje gushyigikira uwa nyuma, akaba ari wa wundi mujya mwumva ngo ni igisupusupu. Ngira ngo yamuteje imbere, yamuvanye ahantu habi amugeza heza, ku buryo na n'ubu ngubu bamwita ngo ni umustar, bamwita ngo ni umuhanzi, koko yamuteje imbere. N'abandi batari abo yashatse no kuduteza imbere tugikora kuri City Radio, mu makuru no kuyoboka ibihangano bye, dukorana na mugenzi wanjye bari bafitanye isano na nyirarume bakoranaga, witwa Maganya. Ibyo ngibyo nyine twarabimushimiraga, ariko mu gihe akazi karangiye ntabwo twashoboye kugira ngo dukomezanye kugeza mu magingo turangije akazi kacu, tukarangirana neza. Ntabatwirukanye, ntawaduhaye konje ngo nimugende mwe muruhutse muzagaruka, ariko byageze igihe akazi karangira kubera ko nta bushobozi kampani ya radio yari ishoboye kutwishyura, isanga
igomba idusezera neza, baduha amafaranga yacu turataha. Alain Mukurarinda twakomeje gukurikirana ibikorwa bye, dushaka no kumujoyininga kugira ngo ashobore kuduteza imbere, ariko bamwe na bamwe yashoboye kubonana nabo, sibye ko nge ntabonane nawe, ariko byari muri gahunda kugira ngo mbonane nawe kugira ngo ashobore kunteza imbere mu bihangano byanjye, mu mikino yanjye no mu bitekerezo. Yagomba kumpa ibitekerezo, akanyongera ibitekerezo. Alain Mukurarinda rero ni inkwakuzi, navuga ko ari umuntu wabaye intangarugero mu bikorwa by'abajene, akaba ari bo urubyiruko no mu basaza no mu bakuze bose. Ubwo rero nkaba nashishikarizaga abayobozi cyane cyane b'igihugu cyacu ko Alain Mukurarinda yababera intangarugero mu mikorere ye, mu mitegekere ye, no mu mubano we yabanye n'abandi, akababera intangarugero. Bityo rero nabo bagakomereza aho ngaho, nubwo twese ariyo nzira ya twese, akaba ariyo tuganisha, akaba ariyo tugana, nta urusimbuka rwamubonye, bityo bakazakomeza imibereho yo kuyobora igihugu cyacu neza. Reka rero tubabwire tuti mu buryo bwo kumwibuka navuze hejuru, twebwe nk'abahanzi tuzahora tumwibuka, cyane cyane nkashishikariza n'abanyamakuru benshi cyane yabanye nabo mu mateleviziyo atandukanye, mu maradiyo atandukanye. Mushobore rero kuba mwavuga ibigwi bye kandi mugahora mutekereza kuba muzajya mumwibuka, tukamwibuka ku gihe yatabarukiye. Alain Mukurarinda sinavuga byinshi kuri we, ibyo byose n'umubyeyi mwiza. Kavuga ni rero abanyamakuru, abahanzi, urubyiruko ruzi ko rwabanye nawe, abanyamakuru bazi ko babanye nawe, amateleviziyo menshi yabanye nawe, dushobore turebe ko umuryango we tuzawitaho mu gihe bidagishobotse kuba umubyeyi wafashaga umuryango we abatagihari. Twebwe tuzahamurebe, twifatanye, dushobore kubafata mu mbavu. Hari abana be, hari umugore, turebe uburyo twajya tubafasha. Anyway, biragaragara ko umuntu yamaze gutabaruka, amaze kuba umwuka, dusa nkaho tugiye gushyira hariya, ntitwibuke ko yasize umuryango, ntitwibuke ko yaba yasize abana, ntitwibuke ko yaba yasize umubyeyi nangwa se yasize ababyeyi. Icyo gihe rero ni nko gujugunya. Tugomba gukoresha iki? Umwete wo kugira ngo tugire umutima muntu wo kugira ngo tuzaye twibuka imiryango yasigaye. Dore tumaze gutakaza abahanzi benshi, harimo ba Jay, nawe ngira ngo urumva ko muvuze. Tumaze gutakaza abahanzi bakurikireho, ngira ngo nyuma ya Jay hapfuye abahanzi benshi. Abo bahanzi bose ndashishikariza abahanzi bagenzi babo baririmba, bakora amafilme, bakora amakomedi, ko dushobora kujya dushyira hamwe tugahamagarana kugira ngo dukore iki? Dukore umunsi mukuru wo kwibuka inde bagenzi bacu. Umuntu wa mbere ubikora ni umugabo witwa Caguwa. Ajya abikora kandi ku munyamahanga yakunze, umuririmbyi, akajya aduteranya twese, tugateranira he? Tugateranira iwe, hasigaye twibuka uwo muhanzi. Nuvuga ngo nawe ni umuntu w'ingabo pe. Caguwa n'umuntu ukora, akagira umutima wo kuvuga ati nanjye ndumva muri jewe kwitwa ndi umusitari, ngomba kwibuka abasitari banjye batabarutse. Natwe rero tugomba kubikoresha mu ntangarugero, tukajya twifatanya, nibuze par invitation, tugatanga ama invitation kuri buri muntu wese witwa umuhanzi, witwa umu artiste, tugafatanya kugira ngo nibuze turebe ko twamwibuka, asigaye tugafasha n'imiryango yabo. Biriya rero byo kugira ngo duterane imiryango ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu by'ubumuntu, ntabwo ari ibintu by'urukundo, ntabwo ari ibintu byo gukunda artizana. Artizana ni iki? Kumva indirimbo y'umuntu ukaba uzi ko asize umuryango, ukumvira ko uryoheye, tukazimwe na rimwe zimwe tuzishyiraho, tukaziririmba, tukazibyina, kandi tutibuka ko tugomba kujya gushaka iki? Tugomba gushaka uburyo tujya gufasha famiye ze yasize. Ugasanga ibyo dukora, ibikorwa bakoze, indirimbo bahimbye bakazishyiraho, ziradushimishije.
ugasanga turi kuzishakamo amafaranga ahubwo nibuze wakakoze umunsi umwe ugakora show ukavuga uti aya mafaranga ya none ndi bubone ndaya muryango wa kanaka kuko indirimbo zanashimishije. Ugasanga rero ibyo bintu ntabwo ari umuntu, ntabwo ari ibitekerezo biri mu rwego rwa humanisme, ari ibitekerezo gusa byo kwishimisha. Ishimishe kuri iyi si uzi ko ejo nawe ari wowe, byaba mu muryango wawe, umwe mu muryango wawe, byaba ari wowe ku giti cyawe, ari wowe muhanzi, ukavuga uti nyabuna ngomba kugira ubumuntu nkajya nibuka bagenzi banjye kuko barashimishije nkuko nanjye nasigaye ku isi ndi gushimisha abantu. Tekereza ari jyewe bose, tekereza ibitekerezo mfite. Ibitekerezo mfite birababaje, ni nacyo gituma nshyizemo rinete kugira ngo ntabagaragariza amarira kubera ale mukurarinda. None bavandimwe babyeyi, reka tumusabire iruhuko ridashira, ariko tuvuga tuti na guverinoma y'u Rwanda ishoboye kuko imaze no gupfusha benshi barapfuye pe, bazwi hariho n'abatazwi, ariko na guverinoma y'u Rwanda ishobora kugishyiraho kayo, tukagerageza guhamagaza abahanzi tukabashyira hamwe, dore ko dufite ibyumba byinshi, dufite arena, dufite amahoteli menshi, dushobora kugenda tugakusanyiriza abantu bose hariya tukagereza kwibuka kandi tukagereza kugirana inama. Nk'ubu tugeze mu gihe kibi cyane, tugeze mu gihe tugiye kujya mu cyunamo, kugira ngo murabizi turibuka abacu bazize jenoside yamaze abatutsi, tukibuka tutabo bantu bari n'inzirakarengane, bazize uko bari, bazi uko baremwe, bazize imibereho yabo, twavuga gutyo, kuko bari bafite ikinyabupfura. Rero igihe tugezemo tugomba naho kubibuka. Igihe tugiye kwibuka rero tuba dufite akababaro, naho ikintu dushobora gushyiraho rero umwete ni umuntu wese uzi ko ashobora kuba afite ingengabitekerezo yo gupfobya jenoside, akavuga ati ndayipfobya, azimenye amenye ko tugomba kumwamagana, tukamwamagana kure. Ejo mu makuru numvise ngo hari umuntu w'umuzungu, sinzi niba ari mu kihe gihugu, niba ari mu Bubiligi, niba ari iki, ngo arashaka kugira ngo azahimbe indirimbo yo gupfobya jenoside, jenoside ntiyabayeho, arashaka kuririmba nyakubahwa perezida wa repubulika. Azabikore. Yewe nimwemere, nubwo umuntu yagutuka ntabwo aba akuvanyeho uruhu, ntabwo akuvanamo ubwenge, ntabwo agutaburamo ubwonko, ntabwo agutaburamo ibitekerezo byiza ufite n'imikorere yawe. Uramututse ntacyo urabona, udufaranga two gutukana ntacyo bizakumarira, uzaturya dushire, kandi inzira ya twese ni hehe? Ni hahandi tuvuga ngo reka twibuke abacu bazize jenoside. Wowe se uri kuharanira ubufaranga, iby'isi, ejo ukabona nawe ugize ute, urapfuye, urarambaraye. Ubwo se uharanira iki? Uranira kuba ku isi utukana, uranira kuba ku isi upfobya ibintu byabaye, amateka y'abantu ababaje, uraharanira kugira ngo ubone udufaranga ushyire mu mufuka, uhereze inda yawe, ugaburire inda yawe, ubyibuhe, urye uhaze idigi yawe, ejo usange wapfuye. Ubwo se uzaba ujyanye iki? Ninda ntabwo uyijyana, ngira ngo ugera hari ugahinduka ukundi kuntu kutari umubiri, kutari n'ikindi kintu kitari umuntu. Ibyo rero tubyitondere, kuko turasaba kugira ngo nibuze mudakomeza kwiha u Rwanda muvuga ngo ese mwebwe muri mu biki? Ibintu murimo ni ibintu byo gutakaza agaciro k'abantu, agaciro k'u Rwanda. Aho rugeze, u Rwanda rugeze ahantu haryoshye, haryoheye umunyarwanda wese hava akajya. Kwirirwa muri aho ngaho gusa, ariko wagwa kuzungu utegeke u Rwanda, ari mukurarinda, ari mutegetsi w'u Rwanda, yari umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda. Ubwo umuvugizi wungirije wa leta, wungirije wa Repubulika y'u Rwanda, yari yungirije mugenzi we. Ariko noneho
imiyoborere ye n'imivugire ye n'imyifatire ye n'ubupfura yari afite n'uburyo yakoraga n'ibindi bihugu, ntabwo yigeze akora iki amafuti amakosa, ntabwo yigeze yifata nk'umunyamahanga nangwa iki, ariko yifashe nk'iki nk'umunyarwanda nyawe uzi icyo akora, uzi icyo akorera abanyarwanda, uzi icyo akorera u Rwanda. Namwe rero bavandimwe mugomba gushinga ikirenge muke mugakora iki, mugakorera u Rwanda. Ni nacyo tugomba gukorera urubyiruko rero. Namwe ngira ngo murumva ko ejo hazaza nimwe muzamukora iki, ka kazi yakoraga. Umwanya urajyamo nde? Urajyamo undi muntu ufite amashuri, ukunda igihugu cye, uzi icyo gukora, uzi icyo kwigisha abanyarwanda, uzi icyo kuvugira u Rwanda, icyo agomba kubwira amahanga n'icyo agomba kubwira abantu bose muri rusange bashobora kuba bashaka kugira ngo bapfobye nka jenoside, bashobore kuba bashaka kwandagaza u Rwanda. Niwe ugomba kujya muri uwo mwanya azi ko afite patriotism. Reka dukomeze rero tubabwira tuti natwe dushoboye kwihangana, amarira ni menshi, tumenye ko twese ari inzira twese, ariko tuzashobore tumwibuke, tunajye tumusengera kuri Nyagasani amwakire iburyo bwayo. Utarasoza gato agira ubutumwa ugenera urubyiruko ku bijyanye n'ibi bihe tugiyemo, bizatangira ku itariki 7 byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Hari urubyiruko rumwe na rumwe, ntabwo ari bose ariko batabyumva neza, cyane nk'abantu bavutse nyuma ya jenoside nko mu 2005 kuzamura. Yego, aho ngaho nyine tube tuvuye hejuru aho twari kumwe na mugenzi wacu nyakwigendera Ale Mukurarinda, ariko tuganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nambwira urubyiruko, hari urubyiruko rumwe na rumwe rufite ibibazo. Ibibazo ni ibihe? Bavutse nyuma ya jenoside, hari bamwe bagize ibibazo byo kuba mama babo babatwite, bakaba bafite abantu bakoze amahano, bakoze jenoside yakorewe abatutsi, bakaba bafite ibihano muri gereza. Icyo gihe rero ugiye uvutse ukaba warasigaye mu muryango, ndabasaba nk'urubyiruko kudakurikiza ibiganiro by'abo bantu bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mwe mugakurikiza iki? Inyigisho ya none, muri kumwe na bagenzi banyu, muri kumwe n'urubyiruko rwa none. Ni ukuvuga ko ibyo byose ni bibi cyane, bashobora kuba bafite izo ngengabitekerezo kandi ari bato batazi ibyabaye, bakurikiza inyigisho z'amateka, bakurikiza ibiganiro bibi byababayeho icyo gihe, bashaka kugira ngo nabo bapfobye jenoside yakorewe abatutsi. Noneho wa wundi wavutse yabyumva nawe agakurikiza wa murongo. Ibyo rero nkavuga nti rubyiruko mwitonde, mukurikize amateka, muyige neza kandi mubwirwe amateka uko yagenze, aho kugira ngo mwebwe mukurikize umurongo w'abantu bashaka kugira ngo bapfobye amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi nshobora kubwira urubyiruko cya kabiri, ndajya no ku cya gatatu. Icya kabiri ni uko bashobora kwitondera amakuru yo hirya no hino. Hariho ibiradiyo, hariho ni nkoranyambaga hirya no hino z'ibigarasha ziri aho ngaho kugira ngo zipfobye igihugu cy'u Rwanda, zipfobye jenoside yakorewe abatutsi, zipfobye ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo bintu muzajye mukurikira, murebe ukuri aho kuri, kugira ngo urubyiruko rusazatakara, kuko ni mwebwe ejo hazaza muzaba mutegeka u Rwanda, ni mwebwe muzaba muri abayobozi b'u Rwanda. Ibyo bintu rero mbivuze nshaka kugira ngo mbabwire, mfatanye namwe kugira ngo nibuze izo nyigisho muzamagane z'ibigarasha by'ibiradiyo bivuga upfa kuvuga gusa. Hariho abazungu bavuga ibyo bashatse, igihugu cy'u Rwanda si cyabo, bakavuga amateka atabareba kandi amateka batigeze bahagararaho, bagakurikiza inkuru zitari zo. Ibyo bintu mu nyandiko no mu bindi ntabwo mbemereye kugira ngo mushobore kuba mwakora iki, mwagana bariya bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, bashaka no kwandagaza u Rwanda. Icya gatatu nabwiraga urubyiruko ni ugufatanya mwese, mugafatanya urunana hatarimo ikintu cyitwa amoko. Nta bwoko mu Rwanda,
twese turi abanyarwanda nta muhutu nta mututsi icyo kintu twakivanyeho icyo kintu n'icyazanywe n'abazungu badushyiramo umutwa umuhutu umututsi ibyo bintu ni ibintu byazanye n'isura n'irangi ry'abazungu babishyiraho bati ibi bintu rero kugira ngo bizabasopanye nimubishyireho bazaryana kandi bazicana ibintu ntabwo bizasibama twebwe rero nka leta y'ubumwe twabishyizeho kugira ngo dukore iki tubisibanganye biveho ahasigaye urubyiruko ruvutse rumenye ko turi abanyarwanda twese waba ucitse akaboko uri umunyarwanda waba ukutse amenyo uri umunyarwanda waba upfuye ijisho uri umunyarwanda waba uri urukara uri umunyarwanda waba uri inzobe uri umunyarwanda ubu se ko tubyara abana bitwa abayita ngo ni abametisi kandi akaba ari abanyarwanda bamwe bafite base b'abazungu basaba nationalité y'u Rwanda bakaba nationalize bakaba bafite nationalité y'u Rwanda bakagira nationalité yo kwa base wabo urugero ninde njyewe umukobwa wacu n'umufaransa kandi ni umunyarwanda yavukiye mu Ruhengeri sindi nyirarume sindi nyirarume ariko biragaragara ko afite nationalité ni iya Sara ifite y'Ubufaransa y'Ubunyarwanda arifite kuko yavukiye mu Rwanda kandi nyina ni umunyarwandakazi si mubyara wanjye se icyo gihe rero ntabwo wowe wakwita kuvuga ngo uri ubwoko bunubu uri umuhutu uri umututsi uri umutwa no twese we are Rwandese 100% we are Rwandese twarabyanze twarabyamaganye ntabwo biriho ibyo rero bana bacu muramutse mubyamaganye 100% ijana ku ijana u Rwanda rwayoboka neza habamo urukundo habamo imiyoborere myiza habamo kurwanya abashaka gupfobya imiyoborere y'u Rwanda no gupfobya ayo mateka yabayeho ya jenoside yakorewe abatutsi kanya tugana ku musozo yitwaga iryo zina ariko twarivanyeho bivuga ngo twese turi bamwe leta y'ubumwe rero reka tugere ku musozo wagiriye inama ababyeyi batagira uruhare mu kubwira cyangwa se kuganiriza abana urwo rubyiruko cyane cyane muri iyo myaka navuze batagira uruhare mu kuganiriza abana ku mateka y'ibyabaye mu gihugu kugira ngo batazahura n'abandi ngo babayobye bababwire ibyo bishakiye cyane aho ngaho uvuze neza cyane aho kugira ngo mvuge ngo ababyeyi nasabaga kugira ngo leta yacu ishobora ishyireho gahunda habaho timetable ishyireho gahunda yo kugira ngo itange igihe abantu bagomba guhura urubyiruko rugomba guhura rukagira mwarimu rukagira umuntu ubigisha akabwira amateka tukajya no mu babyeyi mu mago tukajya aho ngaho tukigisha tukabashyira hamwe kugira ngo bige amateka y'u Rwanda bige uburyo u Rwanda rwasenyutse naho byakomotse naho tugeze kugira ngo dusibanganye tubisibe biriya bintu by'amoko tubisibe biriya bintu byo kugira ngo mupfobye igihe cyabayeho kibi cya jenoside yakorewe abatutsi mukabimenya mukavuga ati never again murakoze cyane